reka tugende babibone, reka tugende tuguruke, niga nukuri ngo mfite amaboko, bitch nukuri na nuko babese, reba nukuri wallahi ngo bitch today, reba nukuri ngo ndi nanjye gukanje ndaguruka. Rw'umuziki mu rugo babifashe gute, even n'ababyeyi ntabwo bavuze ati se umwana wacu agiye kwishana mu biyobyabwenge cyangwa inshuti ze zivuga ati mujene wacu agiye gutangira gutekinga drugs, dore yuko What's popping my people? Musika tugatsa no bita kuri Kosovo TV. You already know my people, akaba ari Viva Music, the voice of an artist, the best journalist on Kosovo kabisa, on Kosovo TV, the top presenter kabisa. Yanabwo tuzana mu bice bigiye bitandukanye ko bari gupostinga abajene bafite impano no supporting a new generation kabisa. Gusa umunsi ntabwo turi supporting a new generation, umunsi ngangakanye no mu artist ari buze kuba yabasha ko yanabibwira bakamwita waka fresh. So kugira ngo ari kubanza byanagoranye pa byoroshye wallahi ibintu by'inyene urumva umuntu katapati kaba kari muri costume ni ikintu umuntu abakunda aremera gapeferature ko cyangwa ngo so musika dutangiranye n'umuntu bita waka fresh tugiye gutangira nayo tunatubwira ikintu abantu baba banakuziho. You already know my people, natubwire ikintu like audience wenda ngiye reka twifate nko tudasanzwe tuziranye ko nyine turaziranye turi n'abavandimwe bireze no gushuti. So uyu munsi tukaba tugiye gutangira nanga kuri Kosovo TV, ndagiye tutangiye ibya n'abakunzi badukurikira nanga kuri Kosovo TV. Tubanye tutanga bakavusha kuvuga ngo njyewe ndumwana nyine tuvuga igikondo muri make nyine reka mbaze nyine bibwire ariko buri arakaru nyine ngo koroshye nyine mfite ubwo shaka nabundi shaka ubuzima ubwo muta kuko mukanje ukatukomera sije muhaka kumwe yose na nijoro buri musubera mushi nje y'umutima wanjye wo kunyigisha wallahi cyangwa nabi mu buzima. Natandukanye ka fresh y'amaziki kitari gitumurika muri 2019 kugeza now hari cyinshi nyine urumva nanjye wenda byabaga bingujishije no guhiga n'iki ariko noneho none banyitega n'ivugiye kuzana ndi mu gikoni ndimo kubategura ibintu bimeze neza cyane kabisa. Nose waka fresh impano ufite y'umuziki cyangwa uyu muziki urimo urakora uyu munsi, yaba ari abantu bakugiriye inama akakubwira ati ndabona ushoboye uyu muziki ukore, cyangwa ni impano wiyumvishije mukavuga ati ya ko byagenda kose ngomba kubikora? Yerega ngizikuri wallahi kuvuga ngo ngiye kuvugira umutuye nari umupeti nyine ukunda ibintu byavaye kumva nari umudesa ndi umupeti ukunda gukina football. Ni kuvuga ngo rero ni ibintu noneho byajemo no kwa kundi iki bundi guhera nko muri 2017 ubwo najyaga numva n'ubundi nakundaga music ariko noneho 2018 ubwo nahise ninguze njye studio ahubwo noneho ngeze mu studio noneho ibintu byose ahubwo mbona ari ibintu byanjye noneho numva yuko byose ibindi byose nahise mbishyira hasi ndavuga ati noneho noneho njyewe nkurikirana umuziki ubona kabisa birimo no kugenda bijya neza ariko nkahora mu gikoni n'ubundi nabizi nahaso n'ubundi no mu bundi buzima naho ngashakisha ariko umuziki ndi ku mutima ariko noneho nibwo ngiye kuza kabisa wite. So waka fresh mu gihe wari utangiye ino music utangiye uri umuraperi cyangwa utangiye n'ubundi uri umuhanzi uragisinga urimba afrobeat injyana zose, ni gute wisanze mu njyana ya rap? No kuvuga ngo rero njyewe nakuze wumva nawe sinzi nyine ukuntu nakuze ijwi ryanjye riri hati ko urumva ntabwo nakubeshye mvuga ngo wenda ngo nigeze niyongoza ngo kubogoza ariko bitambuje yuko afrobeat kabisa ndaza kubitamo mu afrobeat ariko ya hip hop n'industry ntabwo n'ubundi bimbuze kugwa muri afrobeat kuko njyewe beat yose wamone ndi tayari ariko byongera hip hop kabisa ziranyura pe ariko n'ubundi afrobeat nayo wanda yikunda cyane tari mana wabyumva wowe uze kubona banga nshyashya kabisa bwanga. So waka fresh igihe wari utangiye urugendo rwawe rw'umuziki mu rugo babifashe gute, even n'ababyeyi ntabwo bavuze ati se umwana wacu agiye kwishana mu biyobyabwenge cyangwa inshuti ze zivuga ati mujene wacu agiye gutangira gutekinga drugs, dore yuko utangiye ibintu bya industry even the show busy when you forget I have to becoming artist in my future. Nyine hari abantu batayifata neza even naho nyine arije bavuga ati
umwana wacu twaspendinze amafaranga tumwishyura ishuri, ibintu agiyemo by'imiziki, yagiye mu kunywa inzoga, mu mico mibi, mu bintu bitari byiza. So Waka Fresh mu rugo babifashe gute babona utangiye urugendo rwawe rw'umuziki cyangwa audience runaka nyine yaba even your friends, ariko ahanini cyane mu rugo? Nuko nabikubwiye njyewe nyine nakuze kubikunda ibintu by'amatesi, ntabwo byabatunguye bya hatari, kuko n'ubundi si wabonaga n'ubundi ibintu byo gukina, ibintu by'umuziki, urumva nyine ahubwo narabigize, ariko kwa kuri nyine ababyeyi nabwo wenda baba babyumva neza. Ku rundi ruhande baba baravuga ati n'ubundi noneho ugiye guhita urindimuka, ariko navuga yuko njyewe ntabwo mbifata mu kurindimuka, kuko ni impano njyewe niyumvamo, kandi n'undi wese ufite intego, ibi ni ibintu byagutunga, bigatunga n'umuryango wawe, bikagutunga official, kandi noneho bisaba mind, ntabwo ari bya buri muntu wese kuba wavuga ngo wakwicara ukandika indirimbo igasohoka 1, 2, 3, umva hari n'igihe ubyuka rwose wafata na paper na pen ukanga. Rero urumva yuko ni ibintu bisaba mind. Rero nashimira n'ababyeyi banjye wenda pe, ntabwo nyine babigira ibintu bya big deal, nubwo n'igihe wihiringa ndihiringa, ariko nabo Charlotte ntabwo nyine babigira ibintu bya big deal, ahubwo babwira ati ndire umuhungu wacu. So Waka Fresh, umunsi wa mbere ujya muri studio, umunsi wawe wari umeze gute? Ni cyo kintu cyagutangaje umunsi wa mbere ujya muri studio before yuko utangira kujya dropping a song out kabisa? Rero umunsi wa mbere ikintu cyanangaje wallahi, njyewe nahuye n'abastar, njye ninjira studio nakubitanye n'abastar, nakubitana kuko nakuze n'abapeti bafite vibe, Bushido baririmba, n'ababire banjye bose, urumva nyine ni same generation yanjye nabo barabizi, man barabizi kabisa. Wenda niko nanjye njye nabaga ndi muri haso zanjye, ndimo gushaka indi life gucyo ku ruhande, urumva, ariko game n'ubundi nyifite ku mutima. Ariko noneho ubu nibwo bagiye kubona nanjye ndi mu gikoni ndimo kubahunikira, noneho iyi niyo time wallahi nanjye mubanze bambona no kwimana shashu yanjye, umva. That's what's up kuri Kosovo TV. So umuntu bita Waka Fresh, twa turi kumwe 5 kuri 5 kabisa, kandi ibintu bikaba bimeze neza. So nimba uri umukuzi wacu dukurikirana anga kuri Kosovo TV umunsi ku munsi, manuka kandi kwano bita subscribe, like and comment kugira tuzajya ubona n'ibindi biganiro byinshi bitandukanye nzatwa uploadinga, even gusupporting abantu bafite impano, abantu bafite history ubuzima igiye itandukanye. So Waka Fresh, ni ikihe kintu cyabashije kuba cyakubera imbogamizi mu gihe watangiye umuziki wawe, cyangwa ikintu kikiri n'imbogamizi uyu munsi? Ntabwo byabura, urumva, mu buryo bw'ubushobozi, urumva, kugira ngo ukore video, ntabwo video ugiva ku gikeri papa, man lo, ntabwo video uva ku gikeri kujya studio, urumva, nabyo hari igihe nyine biba support, no yitabonye support, kwemera ukihiringa, urumva, make yawe ukazajya ugenda ukabita audio, urumva, man uburyo wenda batarambona, ariko ntabwo njye nabifata yuko ari fo, man ndakora bro, ariko noneho nicyo gihe wallahi man ni nisi buzima nibwo ngiye kubaza, ntabwo njye nabifata nka fo, kuko ngiye kwemera ndayikunda, man ndayikunda kandi ndakora tu. That's what's up kabisa. Thunder Boy aka Waka Fresh. So umuntu aramutse akeneye Waka Fresh, ni izihe platform yamusangaho, even n'umuntu wifuza kuba yaguha support, uvuga ati ibihangano bya Waka Fresh ngenda bishaka, twabonye nyihanga kuri Kosovo TV, ariko ukeneye kujya ahantu kuri platform nyinshi zitandukanye Waka Fresh akoresha, reka dena abashe kuba yanazitubwira. Uramutse ukeneye music nziza iryoheye amatwi, rap, wayisanga hehe ya Waka Fresh? Facebook Thunder Boy, YouTube ni Thunder Boy, Google Thunder Boy, Instagram Thunder Boy, Rwanda, ukabona nanjye na Rwanda nyine akaba kariho tu, kuko n'abana mu Rwanda, mbuga zose ndiho Thunder Boy Rwanda, ukabona ibikorwa byanjye, That's what's up kabisa ngaha kuri Kosovo TV. So Waka Fresh, mu gihe kiri imbere n'uwo warageze ku byo wifuzaga cyangwa utangiye kugenda usatira mu byifuzo byawe, nicyo uzafata abantu muri young generation bakiri hasi, cyangwa abantu muri pub runaka n'abafite impano yo kuririmba, n'abantu bifuza kuba bageraho gira. Dore uyu munsi yuko ufite impano, umunsi byarenze no kuba impano. So uyu munsi wagira gutya ukajya muri studio ukarecordinga audio,
then wa video director nayo mugapanga uburyo mwashutinga video then ukaprod ariko nyine umva yuko ufite music utandukanye n'umuntu utaratangiye gukora music kabisa ariko hari n'abajene bakiri hasi young generation bafite impano bifuza kuvuga ati ngiye cyamangamera nka waka face no bifuza bafite future bashaka gukora bakagera kure so nihe nama wagira nk'abajene bakiri hasi cyangwa ikintu uzafasha abajene mu gihe kiri imbere no warageze kubyifuza bya cyangwa cyo wari ugamije urangira rero nanga abajene imana urumva ubona bakagira hejuru ugasanga wallahi batangiye kwiga imana jewe mind you beauty cool sibyo abugiye ndakwishyira hejuru urumva man jewe reka mubwiza reka wenda imana agira kugira fungura amayira n'abapira wenda benshi nabo man nabyatanje ariko jewe man jewe ndikuniga uzanshaka support jewe wallahi nzakora nubwo wenda nanjye naragira aho nshaka ariko arabura gato kuko ndi tayari man nzamusapotinga mu buryo bwanjye nshoboye bwose umva namutima mubi kabisa nanjye ndi tayari ko twakendereye tugakora ibintu bikaze ariko nanone mbashaka wa muntu ukora ibintu nyine tubiri hati ko cyo kintu cyiza man kigomba kumureba igihe cyose kugira ngo acyumva mu matwi akavuga ati that's what's up so nimba uri umujene ko afite impano welcome hanga kuri Kosovo TV dusupporting abantu afite impano nimba uri umuhanzi nimba uri umwactress watinga muri filime nyinshi zigiye zitandukanye n'abantu bafite story y'ubuzima hanga kuri Kosovo TV tujya dukorana cyane so reka nshimire baka fresh ko yaje kwifatanya natwe uyu munsi anga kuri Kosovo TV kabisa man before yuko tugenda ariko waka fresh the hot freestyle kabisa ako nari natujije cyane pa sikitu tuze cyane kimwe kirwera kuri wallahi batarabibona sisi kuri wallahi kubaza gutega ndacyari muri game page reka nukuri kubaza patwindi ni freestyle reba nukuri ngufasha pepa ndimo gushimira that's what's up kabisa on Kosovo TV kabisa ugati waka fresh no muhanzi uyandikira n'indirimbo cyanga ni freestyle bro ngiye ndikira ngende musore mbuga zanjye mitandapo man wanda ubwo muzahita mumenya noneho ngewe ahubwo muzapanchika man kuko urumva freestyle man ni freestyle bro man byo mbafitiye mu bubiko mu gikorano nibyo bikaze ko ngende yandikira kabisa so waka fresh nico wabwira abakunzi bawe cyangwa abakunzi bacu banga kuri Kosovo TV badukurikirana umunsi ku munsi kabisa badahwema kuduhozaho amaso urabona twebwe turacyasa urumva man mwebwe mureke kuvuga ngo iki ngo bariya ngo barakaze ngo bagezeyo twebwe man turabana bato kandi mwabyemera n'ubundi tuzabikora urumva bro man twebwe urumva turimo natwe gushaka kuzamuka tugire kure urumva dusapoting man mutwereke urukundo love man kuko burya urumva mwebwe mutuma n'ubundi still dukomeza gukora man urumva rero your life yanyu turayikeneye urumva man mureke kwifata bya hatari kuko young generation man need to tuzi ubuzima byinshi byiza muzabibona nigeze before we leave kabisa the hot freestyle kuri waka fresh reka tugende babibone reka tugende tuguruke niga nukuri ngo mfite amaboko bitch nukuri na nuko babese reba nukuri wallahi ngo bitch today reba nukuri ngo ndi nanjye gukanje ndaguruka bazo kuje bitch na nuko basho ndacyari wase so waka fresh ndabona ikintu bita tattoo so tattoo ari ibintu byinshi ari inyenyeri ndayati mfashe gutya microphone then banzo nado presenting ikintu bita tattoo message irimo se ku muntu wayibona lakini hari ukuntu twebwe tubona ibintu ariko ntago tuzi message irimo kabisa ariko ndayati waka fresh banzo nado kubite message chat tubwira ati gutya na gutya even impamvu munayibona iriho kabisa man kuvuga ngo sureba kuvuga ngo uyu ni umuriro man ubona uyu ni umuriro waka bro no iki cyaje power cyo mu bwato kiragenda kikata gifata hasi bro yo cyafashe nako cyari fu kuvuga ngo rero uyu ni umuriro waka hejuru man ngiye nafashe nako ndekura bro niyo mpamvu shumi yanjye yo niyo game munda man yo niyo game munda nibyo cyanje nika ntabwo narekura urumva ino ni inyenyeri irimo la puso iyo namerekezo umunsi ushobora kuba uri hejuru ukajya down ukajya ku ruhande gato ubundi ukaraguriza none kandi ka kaboro ka kungufu
Yeah, ukabona n'urugamba man n'urugamba ntabwo abantu badukurikira kuri Kosovo TV n'urugamba yeah man noneho iyi ngiyi urumva ni waka fresh yeah man ino ni heartbeat n'ubuzima ngomba kuguma mfite ubuzima cyose gikesha Imana niyo ibizi yeah man. Ndagiye tumubwira abantu badukurikirana ngaha kuri Kosovo TV uyu munsi kuba tukiriho siko bwacu ahubwo nuko bw'Imana no ku masengesho y'ababyeyi bacu badusengera umunsi ku munsi kabisa. Shout out ku babyeyi bacu badukunda cyane nanga kuri Kosovo TV kabisa, turabakunda tuba tubafite ku mutima kabisa. Amen. Thank you ciao yakaba yari umuntu bita Viva Music the top presenter kabisa, the best journalist kuri Kosovo TV. The radio my people.